nongeye kwivuga kubaje twamaze kwivuga nitwa Irihose Martin kandi mbarizwa mu bucidikoni bwa Kacyiru ndi n'umuyobozi wa Holy Recall Worship Ministry. Yesu ashimwe cyane. Ibi rero iyo ngiye kubivuga nsanga ari ubuntu bwongeye kugerekwa ku bundi Imana iba yadutije banishimye. Haleluya. Hanyuma rero ntabwo ndabizi neza yuko mu mazu umwanya mwicaye, ariko ndagira ngo dufatanye nanone umwanya mutoya tuganire ku ijambo ry'Imana. Tuganire kuki? Ku ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana umwanya mutoya, ndabizi mushaka gutarama kandi mwabonye n'abaririmbyi beza, hari nabo twasanze hano beza, hari nabo bahembye, bivuze ngo dushaka gutarama mu by'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Ariko reka tuze gutarama mu matwi yacu hongeye kuza mu ijambo ryande ry'Imana. Imana ishimwe. Tugire guhaguruka twese nka korali imwe, dufatanye indirimbo ya 74 ibitero bitatu byonyine, indirimbo ya 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana 74. Abaririmbyi ndabizi ubwo mikoro zabagezeho ndabizi. Hanyuma turaririmba igitero cya mbere, icya kane n'icya gatanu, noneho tuganire ku ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Yesu ashimwe cyane. Indirimbo iravuga ngo nge mfite umukiza ujya umvugira hehe. Ntabwo mubyumvise. Iyo mukiba mwabyumvise mwari kuvuga ngo tugiye guhaguruka turirimbira umukiza ujya utuvugira hehe ku Mana. Haleluya. Umukiza ujya utuvugira hehe? Nge mfite umukiza ujya mvugira ku Mana, n'inshuti ndahana sinkizo mu isi, iteka arandinda kankingira n'ibyago, icyamuwaka umukiza wanjye. Imana ngwikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Imana ngwikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Uruhu njyangira amahoro mu mutima, nahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibaya, icama ngasa nguyahawe nawe. Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Numara kumwemera umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana bahishuriye Yesu, bahabwa ubwoba n'uwahawe nawe. Umara kumwemera umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana bahishuriye, bahabwa ubwoba n'uwahawe nawe. Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe
niko gusabira. Haleluya, haleluya, haleluya. tuzamura ibiganza byacu tuvuge ngo hari umuntu tumenye tutuvugira hehe. Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi ajya kuririmba indirimbo yasanze abantu bo mu isi bamuvugira ari mbarwa ari bake cyane, hafi ya ntabo, kandi nawe ubyibutse wasanga ari hafi ya ntabo. Haleluya. Ariko aravuga ngo igihe nababuze nge mfite umukiza mwiza ujya umvugira hehe. Reka tumuhereze icyubahiro. Oh, haleluya. Yaje gusanga igihe yageze mu kaga n'amakuba abantu bamwitarura bakagenda. Uyu yaririmbye iyi ndirimbo ari umugore n'umugabo we akamusiga akigendera, akavuga ngo ibyo ni ibyawe nk'abagore. Hari iby'abagore ariko n'iby'abagore Kristo ajya abimenya. Abagore tumuhereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yaririmbye iki gitero, kimwe mu bitero by'indirimbo, aravuga ngo nahawe n'umwambaro mwiza cyane. Abantu babikiwe uwo mwambaro twe turabizi neza, tubongo naho mu isi tutakambara, ariko hari umwambaro utazasaza uri hariya mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nanjye bijya bintera amatsiko sinjya mbyumva, ariko iyo mbimenye numva nabibwira iki abandi. Mana ishimwe, abizeye umwambaro tuzambara. Yesu ashimwe cyane. Oh, haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Aravuga ngo numara kumenya uwo nguwo ubikora neza wabwira mugenzi wawe ngo numara kumenya ubikora neza, mubwire ntacyo bitwaye. Mubwire ngo numara kumenya ubikora neza neza neza. Ntukabyihererane, ujye uva i Kigali uzubibwire nabo ku uyu musozi, kandi namwe mujye muva hano mujye i Kigali mubabwire, kandi uretse n'aha tukambuka tukababwira, tubabwire ko agira neza. Yesu ashimwe cyane. Ubihamye ngo ntuceceke, ahubwo ugire gute ubivuge. Haleluya. Amaze kumenya yuko nubwo atagira ubutaka mu isi, ariko hari ikibanza kiri mu gihugu cyo mu ijuru, haravuga ngo ibyo bintera amahoro yo mu mutima. Aya mahoro ngo abantu bambona tubana ntabwo bayazi, abo ducuruzanye ntabwo bayazi, abo turirimbana ntabwo bayazi. Niko yaririmbye. Aba ngo ayo mahoro abantu ba hano mu isi ntibagize bate, ngo ariko ngewe. Haleluya. Ariko ngewe ngira ya mahoro, ngaseka abandi bababaye, ngaseka naro kugirirwa imbabazi. N'abantu bande bakavuga ngo aseka iki buriya koko, ubundi yagakwiye kuba aseka iki. Ariko impamvu nuko hari amahoro ari mu mutima, abantu bakubona useka batazi. Duhereze Imana icyubahiro igiduha amahoro yo mu mutima. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Arangije aravuga ngo numara kumenya utanga amahoro, numara kumenya nde utanga amahoro, numara kumenya ujye utwambika di akaduha imyambaro. Haleluya. Numara kumenya ujye uduha kumenyekana bigakunda. Yego. Numara kumenya ukiza intambara zo mu mitima, numara kumenya ukiza ubukene akabukuraho rwose, ngo ujye uhamya mu bandi ibyo yagize ate, ujye uhamya mu bandi ibyo yagize ate. Numara kumenya uzibura inda zanze kubyara zikabyara, ntabwo mubyumvise, akaguha umwana wa mbere wa kabiri. Twabonye hano mufite abana benshi, ntabwo bipfa kwizana, nujye uzibura inda zitabyara zikabyara. Haleluya. Uwo nguwo ngo ujye umuhamya hehe mu bandi, kandi ntukajye uvuga gusa ibyawe, ngo ahubwo ujye uvuga ibyo yagize ate, yagukoreye. Wavuga ibyo yankoreye bikakuryohera, ukavuga ibya Aburahamu bikakuryohera, ariko umuririmbyi avuga ngo ujye wivugira ibyo yagize ate, yagukoreye. N'uyu mwuka duhumeka buriya twibutse ko tutari kuri za bomboni, ntitwahita tuzamurira Imana icyubahiro tuvuga ngo n'uyu mwuka uduhaye tubaye tugushimiye kubw'ibyo wakoze. Amen. Hanyuma twaje kubatangariza uyu mugabo rero. Haleluya. Nicyo twaje gukora, twaje guhamya muri mwebwe ibyo natwe yagize ate, yadukoreye. Amen. Soma ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya.
munyemere dufate bibiliya zacu hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Ndumva naguwe neza ahantu ku uyu musozi, ahantu hari Imana ngewe nabibona. Haleluya. Ahantu hari Imana, ahantu hari Imana muremane, ahantu hari rezo mureke Imana telefone. Aha hantu hari Imana mureke Imana igira ite, mu yandi magambo ivugane natwe. Aha hantu hari Imana mureke Imana telefone. Haleluya. Dufate bibiliya zacu dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, pardon, muhanuzi Ezekiyeli igice cyaho cya 18. Hanyuma tugiye gusoma umurongo wa 31 n'uwa 32, iyo mirongo yombi. Haleluya. Ndi kumva Imana ahantu. Yesu ashimwe cyane. Page ni 789 Isezerano rya kera, gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cyaho cya 18 murongo wa 31 na 32. Mwahageze dusome? Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nimutekure ibicumuro byanyu bingahe byose, ibyo mwakoze mwirememo umutima umeze ute mushya, n'umwuka umeze ute mushya. Ntabwo mubyumvise? Mwirememo umutima umeze ute mushya, n'umwuka umeze ute mushya. Kuki? Iki ni ikibazo. Mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isiraheli mwe. Murakumvise yemwe? Kuki mwarinda kugira gute gupfa mwab'inzu ya hehe? 32. Aravuze ngo erega sinishimira ugiye kugira gute gupfa, kuko yapfa, nuko nimuhindukire mubeho. Yego, ni ku Mwami Uwiteka agize ate, erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa, nuko nimuhindukire mugire mute mubeho. Hanyuma ibi ntabwo ari Maritino bivuze, ahubwo niko umwami utegeka abandi bami bose, ufite itangiriro hagati ntahasiga akagera ku iherezo, witwa Uwiteka agize ate, avuze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Hanyuma twongereho intego mwaduhaye, amagambo y'intego mwaduhaye ari mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorino igice cyaho cya 5 somo 20 gusa, murongo wa 16 n'uwa 17. Hanyuma twiganirire umwanya mutoya kuri aya magambo y'Imana, kubera yuko muhamaranye iminsi ndabizi neza ubu mwahageze. Rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye iki Abakorino igice cyaho cya 5 16. Reka abariho dutangirira dusoma, reka dusome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuru. Ago mubyumvise we? Nicyo gituma uhereye ryari aya masaha ntimuzongere kugira uwo mutekereza mukurikije kavukire yedi. Oya, mukurikije aho yagize ate, yavukiye. Yego, nubwo ariko twatekereza Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Yego. Hanyuma 17 aravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe kigize gite gishya.
ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri umukozi mwiza w'umuhanga, tugushimiye umugoroba mwiza uduhaye. Kera wajyaga ugera muri uyu mugoroba ukamanuka ukaganira n'abantu bawe, mu gicamunsi izuba ricishije make ukaza ukavugana nabo. N'ubu dusomye ijambo ryawe, uravuze ngo niko ubivuze. Tugiye rero kuriganiraho umwanya mutoya, duheje imbaraga z'umwijima zose tuzihambiriye ikuzimu, duhamagaye imbaraga z'ijuru ngo zigotire iteraniro, kandi abadayimoni bahize ko bitari buze gukunda, Mana byemere. Haleluya. Dushaka yuko imitima y'abantu bawe ihinduka maze bakagenda baguwe neza. Urakoze kubyumvise kandi kuje kudushyigikira mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Abantu tutari bukorane rero nimuzavuge ngo mwabuze aho mubwiririza, kandi Imana yari yabahaye amaboko. Ugiye yibwira ngo nge sinabwirije, nakoresheje amaboko ndaguhimbaza, no mu giterane byaragaragaye. Ibyo nutabikoresha ntuzandenganye, ntuzandenganye ngo bakwimye aho uvugira. Ubwira Imana ngo dara amaboko niyo nakoresheje. Amen. Njya mbabwira ngo tuhereze Imana icyubahiro. Ujye ubivuga nk'utagira ngo bakurebe, ahubwo urebe mu mutima uvuge ngo nyihaye icyubahiro n'amaboko yanjye, kuko niyo nshoboye kuba mfite. Imana ishimwe. Haleluya. Nabwiye Imana rero ngo tuzaganira n'abantu beza nkamwe, kandi nabibonye koko. Ariko njya nkunda kuyibaza ngo abantu bawe urashaka ko bumva iki? Wagize ngo nuwo mubana yamenye icyo ushaka? Oya, ariko isomba byose yireba mu mitima, imenye icyo abantu bayo bashaka. Imana ishimwe. Hanyuma irambwira ngo uzabaganirize, ubabwire ngo umuntu ku giti cye, ntago ndi kubwira iteraniro, ni umuntu ku giti cye. Mubwire ngo uhindukire udapfa, ahubwo ubeho. Nibyo yambwiye kubabwira. Uhindukire udapfa kandi utaranapfa, hanyuma ubeho. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Hano haleluya, haleluya. Dukoresha aya maboko. Haleluya, haleluya. Abaririmbyi haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Abakozi b'Imana haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Mu mwanya mutoya tugiye kwiganirira amagambo afite intego yoroshye ivuga ngo wowe hindukira gusa, hanyuma numara guhindukira urabuhunza urupfu, kandi numara guhunga urupfu urabaho. Kandi uvuze ngo urabaho n'ufite itangiriro akarihagararamo, yarangiza akavuga ngo mwitangirira urabaho byanze bikunze. Niwe ujya uhagararana natwe tukabaho tuvuka, akadukuza tukiga primaire, tukazamuka segonderi, niyo byakanga akahita dukubira akaduha butike nziza. Ibyo byaba binaniye akavuga ngo haya akamodoka bugendamo abadayimoni bapfe, akagenda akavuga ngo no hagati ndahari. Yesu ashimwe. Akagutoranyiriza umugabo mwiza utari warateguye, akavuga ngo uyu nguyu niwe nakubikiye azaba igihozo cyawe. Haleluya. Abagabo akabatoranyiriza abagore beza, akavuga ngo ibyo utashoboye kuzuza ngiye kubyuzuriza muri we. Yesu ashimwe cyane. Nuko ahagarara hose mu mpande zose. Uwo rero niwe uvuze ngo baho. Haleluya, haleluya. Maritina agiye kubivuga yarangiza akitahira akagenda, ariko uvuze ngo bahagararanye nawe. Haleluya, 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 haleluya. Aravuze ngo hagararanye, hanyuma aravuga ngo ihungire gusa, uhita uhindukira wigendere, kandi ugende kugira ngo urupfu rutagutwara. Imana ishimwe. Niwe uvuze ngo baho. Bibwire mugenzi wawe ngo aravuze ngo baho. Uwiteka aravuze ngo baho. Uwiteka aravuze ngo baho. Abadayimoni baraguhize bakugera amajanja bashaka kugufata. Urabizi ko ari naho bakunigiye wenda gupfa burundu, ariko aravuga ngo kuko ntaravuga ngo ntabeho, ahubwo akomeje kubaho. No mu giterane yajemo vuga ngo nabayeho kubera Kristo.
vuga ngo nabayeho kubera Kristo. nabayeho kubera Kristo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Ezekiyeli yari umugabo wari warahunze ajyana na bagenzi be b'Abisiraheli, ngo aragenda ajya mu bunyage kandi abimbohe, ngo nimumbura hariya mumenye ko nanjye nagiye ahandi nyine. Yego, ageze aragenda ngo agera mu gihugu cy'Ikarudaya, mu gice cya mbere muraza ko hasoma ni mwitonde. Ngo ahageze aha hantu ngo hari ibigirwamana gusa, hari imana z'ibigirwamana. Niho Uwiteka yigeze ahamagarira Aburahamu, aramubwira ngo vayo, ngo banza uveyo, numara kuvayo ngo nzabana nawe, nzaguha ubuturo, ariko vayo. Uyu mugabo rero Ezekiyeli niho yari yibere. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo ahari ahicaye, yicayeyo agandagaje, atazi epfo na ruguru, atazi uko ejo bizagenda, ngo yumva ijwi ry'isumba byose. Ntabwo mubyumvise? Yumva ijwi y'igishoboye byose, ngo kandi ngo ijwi rimusanga aho ngaho. Haleluya, haleluya. Bityo ngo ukuboko kw'Imana guhita guherekeza rya jwi, ngo kumukurayo kuramubwira ngo haguruka, ngo ntabwo ukwiye kuba wicaye hano, ahubwo ngiye utareba aho umuntu yicaye, ngiye utareba aho umuntu avukiye, ngiye utareba aho umuntu yabohewe, ngiye kugukoresha iby'ubutwari. Aravuga ngo haguruka, ngiye kugukoresha. Ezekiyeli arahaguruka. Haleluya, haleluya. Nari ngiye kubabwira ngo itareba kavukire yacu, itareba aho twavukiye, itareba ba mama batubyaye, itareba ba data badutaye, itajya ibyitaho. Haleluya. Iravuze ngo yaje none, iravuga ngo noneho baho, ngo noneho baho, ngo noneho baho. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko abantu bibutse kure cyane yacu, kera cyane, hahandi Imana yadusanze, bayikomeye amashyi ko ntacyo bitwa. Ndamubwira ngo ntabwo nkangwa n'abiracitse byaho umuntu yahungiye, ntabwo nkangwa nuko utari mu gihugu cyawe, ntabwo nkangwa n'abagufashe bakakugira imbohe n'abagenzi bawe, ahubwo njye mfite uburyo njya mbohora, yego, ngatanga amahoro abisi batagize bate. Tukabohoka di Kristo tubohora, twamuhereje icyubahiro, twamuhereje icyubahiro. Ndamubwira rero ngo iyo maze kubohora nkagira ijwi mbwira umuntu, iryo jwi ugendana naryo, ukarigendana mu banzi bahari, ukarigendana mu barozi bahari, ukabyara bahari di, ukabyara ugaheka, bakiga bahari, abarozi babaroga bahari. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Upfa kuba ufite nzayimana, nzakugirira neza, nzaguha urubyaro, nzaguha imirima, nzagutuza, abafite nzayimana tuyikomere mu mashyi. Haleluya, Imana ishimwe. Ezekiyeli aravuga ngo ubwo ari Imana ibivuze rero, ubwo ari nde? Bivuzwe n'abategetsi byarangira bikavaho burundu, n'ubutaka bakazabutwara. Ariko niba yaravuze ngo nzabuguha, uzabuturamo bube gakondo n'abana. Pfa kuba ariyo yagize gute, bivuze nta kitazasohora. Ayiwe, ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Ayiwe, ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora we. Ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Ayiwe, ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora we. Ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Amen. Timubwira ngo nubwo waje uri imbohe,
ariko mbanje kuvuga ngo baho, kubera yuko mvuze ngo baho uzabeshaho n'abandi, uzagenda ubabwire ngo baho. Haleluya. Twaje kubabwira ngo nimubeho kuko Kristo yatumye tubaho. Abumvise ko nabivuze neza ko Kristo yatumye tubaho muri we bazamurira Imana ibikara. Haleluya. Ko turiho muri Kristo Yesu. Turiho muri Kristo Yesu. ubwo ari Yesu wabivuze nta kitaza. Ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Haleluya. Haleluya. Amaze kumva ko ariho rero ahita atambuka aragenda. Agenda Abakarudaya bahari, agenda bamuboshye bahari, ahubwo ngo aza gusanga rimwe na rimwe atagenda kuri we, ngo ahubwo umwuka w'Imana waramuteruraga ngo ukagenda ukamutereka, ukavuga ngo ahangaha ugeze naho ugiye kuvugira. Mu yandi magambo tuzajya tugenda babireba, urujijo rubazemo, babone twagezeyo batamenye uko byagenze, kuko ari Uwiteka wagize ute wabivuze. Tumukomere amashyi Kristo. Nangije iramubwira ngo njyewe naganiriye nawe n'umutima wawe Ezekiel, nsanga nubwo wahunze ukajyana n'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, ariko nkwiye kukunyuzamwo amagambo y'ubwenge. Bibiliya avuga ngo uyu mugabo Ezekiel yari umuhanga cyane, ngo yarazi amagambo y'ubwenge, ngo yarazi imigani, ngo akamenya n'iby'ibwami. Haleluya. Mu yandi magambo, iyo dutindanye cyane n'Imana tugira amagambo y'ubwenge aturuka kuri Kristo. Iyo dutindanye cyane nayo dutangira kwitwara nk'Imana. Haleluya, haleluya. Abaturebye bakavuga ngo ntabwo ari bo, ahubwo ni Imana muri bo. Nagira ngo dutindane n'Imana hanyuma dutangire gusa nayo. Imana ishimwe. Ezekiel rero amaze kugira uwo muco, amaze gutindana nayo, imaze kumubeshaho, iravuga ngo genda umbwirire ubwoko bwanjye, ubabwire ngo narabatoranije mbakura mu bitse. Haleluya. Hanyuma murangije murangomera. Ubu bwoko bw'Imana bwitwa Abisiraheli bugeraho bugomera iki? Imana. Imana irababara. Navuga ngo narinzi ko ndakwiye kugomerwa nabo nagiriye neza. Wari uzi umuntu Imana imaze kugirira neza ikakubaho, yarangiza agasubira inyuma agatera Imana umugongo. Imana irababara, yicuza n'impamvu yaguhaye ibyo ngibyo, ikavuga ngo byari byiza ko nakabihaye abandi. Ariko uyu mugoroba twaje kubabwira ngo siko bizahora, ahubwo abamutegereje, abamuhindukiriye, abo ngabo bijya bihinduka, bigahinduka rwose. Haleluya. Haleluya. Ihindura ibyanze guhinduka. 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 Oh, ihindura ibyanze guhinduka. Ihindura ibyanze guhinduka. Navuga ngo mu myaka mwabayeho mbagirira neza, nibutse ukuntu nabakuye mu maboko akomeye y'umwanzi. Umutware ufite igihugu yarakwiye kubagumana, ariko nibutse uburyo nabagiriye neza nkabakurayo. Imana irabyibuka. Cya kabiri, yibuka uko yagiye ibana nabo mu rugendo rw'inzitane, yibuka uko yarinze abana n'abuzukuruza babo. Iravuga ngo mbabajwe cyane nuko mwakirana. Ababisiraheli bageze igihe yugiye mu gice cyaho cya kabiri muri ubu buhanuzi bwa Ezekiel, usanga hari urutonde rw'ibyaha bagiye bakora. Ego. Hanyuma ngo barakiranirwa, ariko icyambere gikomeye ngo abana bavutse kuri aba bantu, ngo abana batoya, ngo bagiye barangwa n'ikintu cyo gushira isoni n'agasuzuguro gakabije. Mwari muzi umuntu washize isoni? Umuntu washize isoni nta muntu n'umwe yubaha niyo yaba ari umukuru. Abana b'Abisiraheli batangiye kugira gute? Gushira isoni. Bagira agasuzuguro kenshi, ntibumvira ababyeyi babo, ntibumvira n'inama. Ariko Imana ibaha umugisha abana.
abana bose bazamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Aba bana bakuriye mu itorero bakomera Imana amashyi cyane. Haleluya, haleluya. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Bamaze gushira isoni, Imana ibabazwa cyane nuko abari kuzasigarana iby'Imana yakoze ngo babibwira abandi batangiye gushira iki isoni. Ntibacyumvira ababyeyi baho, ntibacyumvira Imana. Imana irababara, iravuga ngo n'urubyiruko nari nizeye rwatangiye gucumura bigeze ahangaha. Icya kabiri, aba bantu bagiye mu byaha by'ubusambanyi barasambana, Imana irababara kugeza aho bagiye basambana n'abanyamahanga no hagati yabo. Imana irababara, iravuga ngo nongeye kubabazwa cyane n'ubwoko nagize navuze. Icya gatatu, ngo aba bantu bahise bagira ibyaha by'ubugome. Nagira ngo munkurikire neza, ibyaha by'iki by'ubugome. Umuntu w'umugome arakureba akavuga ngo giyewe ndaza gutega icyuma nijoro ndakimutera atashye, nzi ko ataha saa 2 z'ijoro, ndakimutera nawe apfe agende ntacyo amaze. Uwo ni umuntu w'iki nk'umugome. Aba bantu barema ibyaha by'iki by'ubugome. Imana irababara, iravuga ngo ntabwo umutima wanjye ari w'ingome, kandi nari nzi ko umutima wanjye umeze nk'uw'aba bantu, ariko barahindutse babaye abagome. Imana irababara ndetse cyane. Bagize ibindi byaha bikomeye cyane byo kugenda bivangavanga n'amahanga, kandi bari ubwoko bugomba gutura ahabwo bwavuganye n'Imana, buzi uko Imana igenda, buzi uko Imana ivuga. Batangira gusenga ibigirwamana. Mu yandi magambo, batangira gushaka imana z'ahandi. Ayi Imana iravuga ngo bakoze ku cyubahiro cyane. Niba hari iki buriya abagabo bari hano muri iri teraniro bazamura ibiganza. Abagabo bari muri iri teraniro bazamura ibiganza. Niba hari ikintu abagabo bakunda mbabwire ni icyubahiro. Umugabo ashobora kuba adafite na 5 ku mufuka, akubwira ati gende umugabo nubwo ntabifite rwose nakumerera nabi cyane, kajemo akiki akubuga. Iyi Mana yacu rero ku cyubahiro yukoze iravuga ngo ngiye kukwereka ko ndi umugabo usumba abandi bagabo bose. Imana irababara, iravuga ngo ubu bwoko natoranije ntabwo nkwiye kugira uburyo bwiza bwo kongera kubareba. Ihita ihindukira ibima amaso. Ni nabwo babajyanye hehe mu bunyage barabatwara. Ariko muri icyo gihe iza gutekereza, iravuga ngo nubwo bagiyeyo, nubwo bakiraniwe, nubwo ari abanyabyaha, ariko buriya n'ubwoko navuzeho. Vuga ngo n'ubwoko navuzeho. Buriya n'ubwoko navuzeho. Buriya n'ubwoko naganiriye nabwo. Buriya n'ubwoko dufite aho twahuriraga. Bajyaga ku musozi nk'ababona, ego nubwo bajyanywe mu bunyage n'ibyaha byabo, ariko mbibuka kanyarira, ngenda bibuka. Mbibuka mu masengesho y'iminsi 3, ndabibuka mu y'ibiri, ndayibuka biyiriza ubusa, ndayibuka bitangira imyenda ya korari, ndayibuka batarya bataryama kubera igiterane. Ibyo bitumye mbyibuka, umutima wanjye uravuga ngo nubwo gukiranira guhabayeho, ariko n'ubwoko nagize navuzeho. Vuga ngo ndi ubwoko Imana yavuze. Bivuge byiyaturireho ngo ndi ubwoko Imana yagize ite yavuze. Yibutse ko yigeze ivugana nawe, iravuga ngo imvugo yabo ndayizi, kandi nanjye bazi imvugo yanjye. Ntabwo muri kubyumva neza. Imvugo yabo ndayizi, kandi nanjye bazi imvugo. Bwireze kiyera tirata, kandi umuntu mwiza hano, kandi umuntu mwiza mu bantu basomye ibicumwe za ananyegere, twivugira ubutumwa bwiza. Naza nyegere. Haleluya. Ravuga ngo muhungu wanjye rereze kiyere, naje kwibuka ubwoko navuze. Warubize, kandi nawe uvuka muri bwo, ntuze kubyirengagiza. Mu yandi magambo, gice cya 2 muze kugisoma neza. Ururimi bavuga nturuzi? Ndaruzi. Aho twavuganiye nabo ntuhazi? Uburyo bagiye mu byaha by'ubusambanyi n'ubujura n'ubugome n'agasuzuguro ntubizi? Urabizi? Mbaye ngukomeje rero, mbaye ngukomeje ngewe Uwiteka,
uri umwe wenyine ariko ndagukomeje, ntabwo uhwanye n'ubwoko ariko nkuvuzeho. Haleluya. Navuze ngo ubwoko buzagutinye. Ugiye kuvuga bagusuzugura kuko nawe imvugo yawe barayizi, ariko kuko twavuzweho n'Imana, kuko ngewe nkuvuzeho, ngiye kukugira nk'urutare mu maso yawe, kandi nibakureba babona utari wa wundi basanzwe bazi, kuko namaze guhindura ibyawe. Haleluya, haleluya. Nuzajya uvuga mu kanwa kawe hazajya hasohokamo amagambo y'ubugingo. Bari bamenyereye Ezekiyeli, ariko ngewe nshyizemo andi magambo. N'ikimenyimenyi ifata umuzingo w'ibitabo ya mihumire, mu bitabo habamo inyuguti nyinshi. Nkubwiye ngo uzajya ukubwira hari amagambo y'Imana uzajya umusubiza, ayo nyagucometsemo yashyize mu nda yawe uyamire. Haleluya, haleluya. Uraguma hano tuvuga ubutumwa bwiza. Aravuga ngo ntabwo wari uzi kuri Ezekiyeli, wari wigeze wumva ijwi ryanjye. Ngiye kukumvisha uko Imana ngewe mvuga. Kandi iyo umuntu yumvise uko Imana ivuga arabigendera, ntabwo yongera kugenda gutya, harashingura bigakunda, hapfa kuba yavuze. Haleluya. Ngiye kukwigisha uko uzagenda, kuko bari abahungu bamenyereye kugenda ibintu bya gipagani. Ngiye kukwereka uko uzajya ugenda. Ribyo utera intambwe ifatika nk'umuntu wavuzweho n'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Imwigisha uko azajya agenda, uko azajya avuga, kandi aravuga ngo uyu mutwe ni uru ruhanga rwawe n'umubiri wawe. Ndagukomeje kugira ngo ubwoko buzagutinye. Mu yandi magambo, niba ujya kwicara ubu butumwa bitarangiye n'akazi, ntabwo yizire mu kihe cyo hino, ngwino twivugira ubutumwa. Yizire. Ntabwo uyu mubyeyi ukuze gutya yagakwiye kuba yicaye hano yambaye madazi hanyuma ngo tumurebe nk'umuntu. Oya, ntabwo byagakunze. Yagakwiye kuba afite akabando, ariko kuko muri Kristo nta mukecuru iyo, kuko muri Kristo habamo inkomezi. Aravuga ngo nawe genda ukomere, ujye uhagarara, abantu banjye bamenye ko ntagirira neza abana gusa. Haleluya, haleluya. Erabizi n'ejo bundi yaratura, kandi sibanga. Barabizi ejo bundi yaraturamiye. Kandi sibanga. Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi yaratwimanye, yaratwimanye. Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi yaratwimanye, yaratwimanye. Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga, kandi sibanga. bose barabizi ejo bundi yaraturamiye. barabizi, kandi sibanga. bose barabizi ejo bundi yaraturamiye. kandi sibanga, kandi sibanga. abantu barabizi ejo bundi yaraturamiye. Dushira impumu, dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Yaratwimanye Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga, kandi sibanga. Barabizi ejo bundi yaraturamiye. Imana ishimwe. Si uko twari tubikwiriye n'uyu mubyeyi ngo bimubere, ariko kuko Kristo atareba nk'aba, Haleluya. bimubereye neza kurusha n'abana bato batayambaye.
biramubereye nyine. Kristo duha kuberwa, nawe tumuzamurire. Namubwira rero ngo haguruka ngo utume ku bwoko navuzeho, nubwo bwakiraniwe ariko ngo haye amagambo ujya kubabwira. Kandi ngewe ukuboko kwanjye Uwiteka ntikuzakuvaho, ngo ahubwo ugenda kuzabana nawe, ugaruka kuzabana nawe. Ukuboko k'Uwiteka arata kukubeho mu izina rya Yesu. Oya, bibwire mugenzi wawe ngo nawe ukuboko k'Uwiteka kukubeho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Arangije aragenda rero aza kubwira ubwoko Imana yagize ite yavuzeho. Kumushyira hasi, nzagenda ngiye kumusura n'impuhwe za kibyeyi, nzamutera urwara mu rubavu azagwaho, ndabizi nzahava bamushyinga. Akabana icyo gicumuro cyo kwica abana b'abandi babo baturanye, yabura n'uwo yica akamererwa nabi akarwara. Ariko yambwiye ngo uyu munsi, iki gicamunsi, ngo nawe uba warapfuye ahubwo yarakwimanye kugira ngo uyu mugoroba ize kukuronka. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka tuyikomere amashyi iyatwimanye tuyikomere. Haleluya. Yicarire hafi aho. Ndavuga ngo hari abantu bagiye mu bigirwamana, bava mu rusengero bakavuga ngo nubwo yavuze ariko ndicara kwa Nyabingi, bakubita inzuzi bazizamure hejuru bavuge ngo zereye hehe. Hari abantu bajya kuraguza bakaba no mu nzu y'Imana. Yavuze ngo ntabwo bikiri ibyaha n'ibicumuro, kandi ngo bibabaje umutima wayo kandi cyane. Ariko yavuze ngo uyu mugoroba genda ubambwirire, ugenda ubabwire ngo narabimanye kugira ngo mbakize none, kuko nabaguze amaraso y'igiciro cyinshi. Mwayikomeye amashyi igitwimana ko. Haleluya, haleluya. Rangije iramubwira ngo ibicumuro byose mwakoze mubireke mubiveho. Abwira avuga ngo mureme umutima ugize ute mushya. Umutima ugize gute mushya. Haleluya. Ndashaka abantu bihuse batanu biyumvamo ko bagiye kuvugira Imana ahangaha. Hano muri Madazi n'abandi baze, hanyuma n'abajene boroshye bakunda kwihuta cyane bari inyuma nababonye ari abantu beza. Aba bantu nabonye ari beza pe. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ni mwiyizire abantu rwose boroheje bumva bari buze gukora nk'ibi nanjye ndi gukora. Muracyari bakeya ariko navuze batanu, habuze undi umwe koko. Haleluya. Nawe yizire. Nuko abantu bajya basarura kandi abantu bose baje kubiba, ariko abahinzi bakaba bakeye. Do ndebere, mugiye kunkurikira kandi muri ku murongo. Ningenda mugende uko ndi kugenda. Ubu bwoko n'ubwoko Imana yagize ite yavuzeho, kandi dore bagiye kugenda. Imana yarabwiye ngo muzanyure muri iyi nzira. Bo barigendera maye, kugira ngo bagende bajya muri Horikoro maye bajye kuhabonera amavuta meza y'indirimbo. Bahita bagenda batya nkuko, ariko nimwihute mu nkurikire. Baragenda mu ndebere iyo bagana, mu ndebere iyo turiho tugana. Aba bantu nimuze mukomeze. Aha bageze mukomeze muzi inyuma yanjye mwe. Inyuma yanjye mwe. Aba bantu bari mu iteraniro rinini cyane, ariko bamaze kugera inyuma y'iki y'iteraniro. Bazajya bumva inkuru z'amateraniro nk'abari inyuma y'iki y'iteraniro. Kristo azageza kuvuga, noneho baze kubaza ngo ariko ko mwasenze yavuganye namwe iki? Ubundi ntimwaraye mu masengesho, ako yabongoreye iki harya rata? Abongoreye iki? Bati se wowe kutaje ibitotsi byantwaye numva ndapfuye, ariko yabongoreye isha mwambwiye sha. Bakubwire ngo ivugana n'abahari kandi ivugana n'umuntu ku giti cye. Tuyihereze icyubahiro ariko. Bati se ngiye ko ndwaye umugongo ntacyo yavuze ku banyamigongo. Kavuga ngo hoya ahubwo yavuze Auguste wenyine kuko niwe yarebaga ahangaha. Kwera iki wagiye inyuma y'iki y'iteraniro, wagiye inyuma y'aho Imana igira ite ivugira. Bati rata barefesi yihe we.
kanshyiriraho nka repete. Bati yaratwimanye, ati yaratwimanye. Baregendaga batya, ariko kuko uri kwirepetesha wenyine, yaratwimanye, mama we. Abandi bajya iburyo ukajya ibumoso. Butse byagenze bitatu nuko atari mu iteraniro ry'abarepete. Ariko Kristo utajya ureba ko n'abatarepete ngo abashugunye hanze, akavuga ngo abo ndabazi, mwe guca imanza njyewe ndabazi. Yavuze mu iteraniro ngo abari barasohotse baragiye inyuma y'umurongo. Aravuze ngo abagaruje ubugwaneza bankurikire. Aravuze ngo arabagaruye. Aravuze ngo arabazanye. Aravuze ngo abavuzeho. Aravuze ngo rataworeka ibyaha, hanyuma nureka ibyaha byawe. Njyewe nuzuye ibambe mu mutima, kandi ntabwo ndeba nk'abana b'abantu. Abantu bajya bareba ahantu wakiraniwe cyagiye uri kunywa agacupa, bakavuga ati naramwiboneye Primus ayirenza, ibyo muvuga nge mbifitiye ubuhamya. Ariko ntabwo bigeze babona aho waturiye ukizwa. Jibabwira ngo ntabwo muhazi. Haleluya. Akavuga ngo uyu namuvuzeho, nubwo yari yarakiraniwe, nubwo yari yarasubiye inyuma, ariko ni intama. Namuzanye. Akavuga ngo nibutse neza yanjye kuri wowe. Nibutse yuko udakwiye kugenda utakare hari inyuma aho Satani ababariza abantu. Ahubwo ndavuze ngo guhera uyu munsi, guhera nonaha, kuko wahindukiye, ntabwo uzongera kubarwaho gukiranirwa kose, ngo ahubwo ngo nzajya mbana nawe, nzajya ngukomeza. Haleluya. Kandi Satani najya akwibutsa gukiranirwa kwawe, ujye umubwira ngo hoya, Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, yewe jyanubira mwijuru. Ndebayo umukiza wo nguwo wabinkuyeho kera cyane, kera yaramogereye, kuko nuko sizarimbuka. Ndavuga ngo uyu nguyu ndamuronse. Ndamubwira ngo hari abandi bigaragura mu ivata, njya mbareba bakamera nk'abari mu ivata. Ababyeyi babyaye bazi ivata bazamura ikiganza. Abantu bose bazi ivata bazamura ikiganza. Reka mbabwire amakuru y'ivata, abana batayazi nabo babimenye. Iyo umubyeyi abyaye, ivata rizana n'umwana, umwana akaza aryizinzemo, yego. Hanyuma yamara kugera hanze, umwana ni muzima kabisa, aje gusanga uyu mwana azakizwa neza. Haleluya. Dukomere Imana amashyi duha abana. Kandi nyina iyo afite akabaraga, mbere yuko aterura umwana ngo nabyare, ahita yirukankira mu kanwa, asama uve mu ivata. Akavuga ngo mu kanwa hari mu ivata, uyu mwana ntazashobora kurira, uyu mwana ntazashobora kuvuga, ngo ahubwo njyewe mama w'umubyaye, nubwo nzi ikivata risobanuye n'umwana, ariko riguma ahandi bazaba bamuhagira, ariko reka mbanze mukore mu kanwa, abashe kurira, abashe kuvuga. Mukomere Imana amashyi dukura mu ivata. Haleluya, 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 haleluya. Buriya iyo tukiba mu ivata, n'izi ndirimbo ntabwo twari kuziririmba, kubera yuko ntabwo tuba tuvuga neza. Ariko kuko Kristo yadukuye mu ivata, turavuga bikemera. Abavuga bikemera bakomeye Imana amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yadusanze twigaragura ivata, idukuramo, iratweza, iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Iyo Mana yadusanze twigaragura mw'ivata, idukuramo, iratweza,
iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Amen. avuga ngo Ezekiyeli, Imana yantumye ngo yagusanze wigaragura mu ivata. Buriya ivata niba mwabyumvise, ntabwo umuntu aryizanira ahubwo avukana naryo. Mwabyumvise neza? Ntabwo umuntu arizana ngo arikire mu muriro. Buriya hari karande tugendana twavukanye nazo tukazisanga, ariko Imana idukize karande mu izina rya Yesu. Niba usanze baragura, iyo uvutse baravuga ngo tugutambiye inzuzi z'umwami uzamukureba, ukaba mu butware bw'ubundi bwamutazi, nta ruhare wabigizemo. Hari abantu muri iri teraniro baba munsi y'ubutware bw'abadayimoni batagizemo uruhare, ahubwo niko basanze bimeze iwabo, bisanga bari mu ubwo butware. Ariko yambwiye ngo iryo vatanje kurikuramwe abantu banjye. Muhereze Imana icyubahiro, natwe dutekerezaho. Imana igitekereza abavutse batabigizemo uruhare, bakisanga bigaragura mu ivata ryo kuraguza, bakisanga bigaragura mu ivata ry'ubugome basanze iwabo, basanze mu miryango, bakabyisangamo nta ruhare babigizemo. Yavuze ngo uyu munsi narebye ubwo bwoko, umutima wanjye wabazwa nabyo. Iravuga ngo nje kubakura muri iryo vata ratabahumure, kandi ibya kera byose kuri bo biraba bishize. Guhera uyu munsi hari andi mazina yandikwa n'imbere yabo, ibyo abantu bari bazi n'ibyo bavugaga bigiye guhanagurika, maze mvuge ngo mwese mbavanye mu ivata musanga abandi hari. Muhereze Imana icyubahiro, mwongere muyikomera amashyi menshi. Haleluya, 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 haleluya. Yadusanze twigaragura mu ivata idukuramo, iratweza, iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Yadusanze twigaragura mu ivata idukuramo, iratweza, iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Uko yavuze, iravuga ngo kuki mwarinda gupfa mwaba ntuduteraniye kuri uyu musozi mwe, kandi mwamenye Imana igibohora. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana Uwiteka itameze nk'abantu. Iravuze ngo nimuhindukire muze mujye mwaruriya ruziga. Nimwagura urwo ruziga, ndashaka ko muba benshi, abantu mukabagota, bakagotwa n'imbaraga z'Imana. Ndashaka abantu Satani yari yarahejeje mu bubata, muvuga ngo uko bariya abantu bagose bariya b'imbere, bakabategeka bakajya babwira ngo mutugote, niko natwe ubwo twabarwagaho gukiranirwa. Abadayimoni birirwa baturega, hari abaryamaga ntibasinzire, bakarara bashikagurika kubera ibirigo by'abadayimoni. Ariko yavuze ngo isumba byose ije kubabwira ngo noneho yari amateka mutazongera kwibuka, kandi ngo yagiye ibimana kugira ngo uyu munsi ubeho. Mubanze mwihane maze mubi byaremwe bishya, ibya kera bibe birangiye. Nagira ngo mpamagara abantu bumva bashaka kuba ibyaremwe bishya, bakava muri bya bindi twavuze, bakava muri karande, bakava mu badayimoni, bakava mu busambanyi, bakava mu gasuzuguro, bakava mu bugome bw'abadayimoni. Reka mbasabe bahaguruke, reka mbasabe bahaguruke, reka mbasabe bahaguruke, bazi imbere ahangaha, tubagote, tubashinganishe mu mbaraga zisumba byose. Tuvuge ngo amaraso ya Kristo niyo yatwogeje, yadukuyeho ibyaha, ubu tugenda twemye. Ikintu nkundira Imana, iyo yamaze kubikora gutyo, injiramo mumuhe umwanya yinjire, mwinjire
nimuhumure, hari amaraso ya Kristo abagose. Nimuhumure, hari iri kuvuga ngo ababareba barabarebesha amaso y'umubiri, ariko barabarebera mu byo bazi. Imana yahinduye amazina yanyu. Nimwinjire mu ruziga, nimwinjire hariya. Ingabo zishinzwe kubarwanirira zaje. Kristo aravuze ngo hari ingabo zishinzwe kubarwanirira. Nimwinjire, nimwagura uruziga, nimwagura uruziga, nimwinjire mu imbere. Hari ingabo zije kubarwanirira, hari ingabo zije. Haleluya. Ntabwo abadayimoni bakangwa n'ukuri muri korari, ntabwo bakangwa n'uko wari uri muri madazi. Yambwiye ngo naho ngaho yaje gukoramo umurimo. Haleluya. Ngo ntabwo bakangwa n'ukuri mu bagabo bakomeye muri Fathers Union, ahubwo ngo hari imbaraga zari zaragutsikamiriye aho ngaho, ariko yambwiye ngo ntizizongera kwibukwa ukundi. Reka nsaba abaririmbyi baho riri koro baze bagota aba bantu. Haleluya, haleluya. Reka dusabe, reka dusabe, reka dusabe abadayimoni bataza kukuriganya uyu mwanya mwiza, ahubwo nawe wegera imbere. Abashumba nabo babegere, badufashe, badufashe. Haleluya. Iyi binyago tugeze kuri Kristo. Haleluya, haleluya. Reka tubwire abantu be gucikanwa. Abadayimoni babaregaga, hari n'abari bagiye kubicira mu mifuregeje bundi, mubyibuke neza, ariko irambwiye ngo yarahabarindiye, ibarindira muri ibyo byaha, kugira ngo uyu munsi ize kuzamura ukuboko ivuge ngo mbambuye imbaraga z'abadayimoni. Haleluya, haleluya. Turacyabategereje, turabizi, turabizi barahari. Turacyarabategereje, turacyavuga, turacyabingingira Imana kugira ngo mudacikanwa. Imana iriho iravuga ngo hari abantu bihishe mu mirimo y'itorero, ariko Satani yarabatsikamiye, ariko iravuze ngo yabyibutse. Yibutse ko abadayimoni babariganyirije mu murimo. Reka mbwira aba bantu nabo ababaga mu mirimo y'itorero, ariko abadayimoni barabafatiyemo. Akava ahangaha akajya gusambana, akava hano akajya kwiba, akava hano akajya kunywa inzoga. Abo ngabo Imana iravuze ngo nabirabashaka, kandi ntabwo abadayimoni bazongera kubabona ukundi, ngo ahubwo guhera uyu munsi iravuze ngo mubaye ibyaremwe bishya. Ibya kera birashize, ibya kera birarangiye, bibaye igihombo. Mubaye inyungu z'Imana, mubaye inyungu z'Imana. Mukomere Imana amashyi ko mubaye inyungu z'Imana. Iravuze ngo mubaye inyungu zayo. Guhera uyu munsi kugeza ibihe bidashira, amazina yanyu yaranditswe mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi ko yanditse amazina y'aba bantu. Hari abandi iriho imbwira basigaye bicaye, kandi bararwana n'umutima, baravuga ngo ariko batubona ko uyu musozi ko batuzi. Ariko reka nkubwire, ntawe uzarokora ubuzima bwawe n'ubugingo, ariko Kristo waje kubaburira hano aravuze ngo nawe ntucikanwe, ahubwo uze izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Amaraso yawe niyo anyogeje, yamuje n'Imana mbicaremwe gisha. Amaraso yawe, amaraso yawe niyo yanyogeje, yamuje n'Imana, yamuje n'Imana mbicaremwe gisha. yabaye umuhuza, yabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Oh, ndaririmba, ndaririmba amaraso ya Yesu, ayo niyo yangize icyaremwe gisha. Namenye agaciro kayo. oh, ndaririmba, ndaririmba amaraso ya Yesu, niyo yangize icyaremwe gisha.
amenye agaciro kayo. Twombere Imana amashyi menshi menshi menshi. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusaba abashumba basenga Imana. Ariko wowe usigaye wicaye, irambwiye ngo amazina y'aba bantu yamaze kuyandika mu gitabo cy'ubugingo. Hari iby'inyongoreye, iravuze ngo hari abantu bari bakijijwe neza, hanyuma ngo birangira abadayimoni babakuriye buhoro buhoro buhoro, ngo twababonaga mu iteraniro no mu itorero ari abantu beza bakorera Imana, ngo nyamara bamaze gupfa mu mitima. Ariko iravuze ngo namwe nimuze, ngo kuko imitima yanyu irashaka kwihinduka rwose, hanyuma mukaba ibyaremwe bishya. Haleluya. Uyu munsi ntuzibagirwe, ntuzibagirane, kandi n'aha hantu ntimuzibagirwe uyu munsi aho mukumbungana gutya. Haleluya. Ubonye Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi. Imana ishimwe. Sinzibagirwe ihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye, wowe ndamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Nigitangaza, 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 ibiganza byacu tubizambure tuvuge nawe agakiza k'ubuntu. Haleluya. Nigitangaza, nigitangaza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Mu magana menshi y'abanyabyaha wantoranyije ngo mbe inshuti ye, nawowe ndamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Igitangaza, 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 ayiwe kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Haleluya. Nigitangaza, Haleluya. nigitangaza, ayiwe jyewe munyabyaha nahawe agakiza. tugiye kubazenguruka twese n'abashumba abo twazanye, tubazenguruke, hanyuma dusabe umushumba twazanye azamura isengesho ashima Imana kubw'iyi minyago. Barambwiye ngo akidiko nagiye kudufasha umurimo mwiza, bafatanye n'umushumba twazanye uri muri ayo mavuta, hanyuma turangize tuvuga ngo ubwo bimeze bityo Mana ubimane. Amen. Satani ntazongere kubagiraho ububasha, ahubwo ubimane. Amen. Haleluya. Amen. Mureke dukomere Imana amashyi cyane. Ariko duhamagare n'abandi bantu gize umwanzuro nk'uyu nguyu ku wa gatanu n'ejo ku wa gatandatu tari muri uru ruziga, ariko bakaba bari hano hantu. Naho reka tubinginge mu izina rya Yesu kugira ngo uyu mwanya baze begere abandi, baze begere bene data abari hano, bari hirya no hino, ariko bumva barafashe umwanzuro wo guhaguruka ku wa gatanu n'ejo ku wa gatandatu, baze bajye muri uru ruziga mu izina rya Yesu kugira ngo dufatikanye nabo kandi tubashyikirize Yesu, kandi twizera tudashidikanya ko hari icyo yiteguye gukora muri twe, kugira ngo ubwo agiye kwerekanwa bidatinze tuzabashe kubana nawe mu bwami bwawe. Mureke dukomere Imana amashyi bakiza, tube kubegera, nibakomeze baze, nibaze. Haleluya. Haleluya. Amaboko yawe Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Dusenga Imana. Mana Data wa twese ushobora byose, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turi imbere ubwiza bwawe kuri uyu musozi wa Nyakabungo. Turagushimye cyane kandi turaguhimbaje, icyubahiro n'ikibi cyawe, utware no guhimbazwa no gupfukamirwa n'ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Tugukomeye amashyi kandi tukuvugirije. Haleluya. Imana ishoboye, izina ryawe nirihimbazwe. Nabaye bari imbere yawe, reka
ubakeshe umucyo wawe. Reka mwami Imana ubwiza bwawe bugota ubugingo bwabo, kandi uhereye none mwami ubabohora ingoyi z'uburyo bwose. Abatasinziraga neza basinzire neza, reka baryame biziguye kuko bazi ko ari Uwiteka ubarinda. Kandi reka uyu mwami icyubahiro cyawe kimanuke kibane nabo mu miryango yabo, ubakureho karande z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Ubakureho imyuka mibi yabagenzaga igitugu, kandi Satani wabaregaga uwo nguwo turamukandagiye mu izina rya Yesu. Turamanura imbaraga z'umuriro dayimoni n'ibirego byabo. Imana yacu bakiriye ihumure ryawe, kandi bongere babeho abo Satani yakangesheje ko badagomba, kabongere babeho kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Imbere yawe mwami waratubwiye ngo nitugaruka tubariho tugarukira. Barakugarukiye kandi baraguhinduriye. Reka mwami Imana yacu bumve ijwi ryawe kandi bahumurizwe nawe, kugira ngo mwami Imana yacu mu gihe nk'iki bumve banejeje turi kumwe nabo. Turagushimiye kuko uri Imana yumva, ngaho komeza ujyane nabo mu miryango yabo. Abarwaye uburwayi budakira turasengeye izina rya Yesu, kugira ngo ugere ku buga bwabo kandi ubakize, kandi cyane cyane ubakize ibyaha, kugira ngo bakurwe mu ivata mu izina rya Yesu, babe abantu bazima bakunezererwe. Urakoze kuko uri Imana yumva kandi witeguye kubikora. Urakoze kuko uri Imana ibabohoye. Urakoze kuko uri Imana ibakijije. Uri Imana nyamana, uri umwami udahinduka, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimye kuko uri Imana, ngaho rero ubagirire neza, kandi mu gihe gikwiye uzaguhamirize mu yandi mahanga bagushimiye. Urakoze kuko uri Imana yumva kandi witeguye kubikora. Nanjye senze Imana nizeye mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Amen. Amashyi menshi. Tuguhaye icyubahiro. Bakurikira abacacu ba deni. Abacacu ba deni bashobora kujya ku ruhande rumwe bakabakurikira. Abantu bamaze kuba imbere y'Imana bajya ku ruhande bagakurikira abacacu ba deni naniranye. Reka rero mbasabe abantu bumva barwaye, bamaze iminsi bafite icyo gishako cy'uburwayi, baze biruka bihuta cyane begere hano. Iminota 2 tubasengera Imana, dusoze umurimo Imana yaduhaye. Bihuta 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 bihuta, baze arashoboye Yesu narobanura ashimwe Yesu agira neza, arashoboye, ahera ku b'inyuma bakaba b'imbere. Narobanura ashimwe Yesu. Pastor Robert aze asenga Imana, izi ndwara zanani azitegekesha ubutwara Imana imuha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu, tugarutse imbere yawe, turagushimira ko wakijije imitima, kandi imbaraga zawe zikiza Uwiteka ziracyahari mu izina ryawe Yesu. Rero ubu bwoko bwawe burembejwe n'umubiri, Mwami Imana yacu, buri wese akuzaniye indwara ye, kwa kuboko kwawe gukiza kutaheze kunanirwa ngo kunanirwe gukiza. Mwami, turasenze mu izina rya Yesu, twatuye gukira ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Uhere mu bworo bw'ikirenge, Mwami Imana yacu, ugeze mu mutwe, Mwami Imana mu gitwariro. Reka amaraso yawe abasesekareho, yayandi yavuye mu rubavu, havuye mu rubavu rwawe amazi n'amaraso. Ibyo ngo byatonyanze no kuba ruhumye arahumanuka. Mwami Imana yacu, imbaraga zawe zikiza turazihamagaye, imbaraga zawe zikiza mu izina rya Yesu. Turakwinginze kugira ngo ubu burwayi bukire, uburwayi bwo mu nda bukire mu izina rya Yesu, uburwayi bwo mu mutwe bukire mu izina rya Yesu, uburwayi bwo mu mugongo bukire mu izina rya Yesu, uburwayi bwo mu ngingo mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye Mwami Yesu kugira ngo ukize ubwoko bwawe, ubakirishe imbaraga zawe, ubakirishe
kugira neza kwawe, ubakirishe kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Indwara zitewe n'abadayimoni, izo nazo turazirukanye mu izina rya Yesu. Tubatuyeho amaraso ya Yesu, tubatuyeho gukira mu izina rya Yesu. N'izina ribohora, n'izina rikiza, n'izina rikiza, n'izina rikiza. Izina rya Yesu rigere ku bugingo bwanyu, izina rya Yesu rigere mu ngingo zanyu, izina rya Yesu rikiza abadayimoni, izina rya Yesu rikiza buri cyose kiri mu bwoko bwawe Mana. Tubatuyeho gukira, tubatuyeho gukira, tubatuyeho gukira mu izina rya Yesu. Uwiteka turagushimye, tuzi kuri Imana ikiza, kandi hari icyo ukoze, tugukomeye amashyi, tugushima izina ryawe none n'iteka ryose. Amen. Mwakire gukira mu izina rya Yesu. Amen. abantu bahagaze imbere hano badafite mitiweli bazamura ikiganza. Abari hano badafite mitiweli, abandi bagende bo basigare hano, abandi bagende bakomere Imana amashyi, kandi bakomere Imana amashyi kibakishije. Abadafite mitiweli hano bahagume bose 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 bose, muzamure ibiganza. Muri bangahe aba bantu bose? Kubera yuko nyine mwumviye umwuka wera, guhera nonaha kugeza igihe muzaba mutakibishoboye cyangwa mwabyishoboreye, turabasengera muzabishobore. Mwajya batubwira mwarimu, mitiweli zanyu nitwe zireba twebwe guhera uyu mwaka, hanyuma kugeza igihe muzaba mwishoboye kuzitanga, nitwe zireba. Mwe muri hano dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Muraza gushaka mwarimu, muraza gushaka mwarimu, musange mwarimu Damascene nguriya, mwarimu Damascene nguyu, nimumwegere ari hafi, mutange umwanya aho ngaho, abasange hari, mumusange hari abandike, mwihute, muragabanye rwose.